indirimbo yitwa Heal the World, umuhanzi Michael Jackson, ikomeza ibashimishe mu Kinyarwanda. Aratangira ati hari ahantu rero mu mutima wawe, ati kandi abizi ko aho hantu ari urukundo, ati aho hantu rero ubishatse haba heza kurusha ejo hazaza. Ati we icyo bigusaba ni ukugerageza, ati numara kugerageza abona ko nta mpamvu yo kurira. Ati aho hantu rero nta gahinda no kubabara biharangwa. Arakomeza ati hari uburyo bwinshi bwo kugerayo, ati we upfa kuba wita ku kiremwa. Ati yega aho hantu ni hatonya, atari ko reka tuhagire heza, reka tuvure isi, reka tuyigire nziza ku bwawe ndetse nanjye n'undi muntu uwo ari we wese. Ati hari abantu benshi rwose bapfa, ati gusa nituramuka twita ku buzima ku kubaho, nyaboneka mureke tuyigire nziza isi ku bwanjye ndetse nawe. Ati we rero niba ushaka kumenya impamvu urukundo rutajya rubeshya, urukundo ni urunyembaraga, icyo rutanga ni ibyishimo gusa. Nituramuka tugerageje tuzabona rwose ibyishimo tutakwiyumvisha. Ubwoba no guhangayika bizahagarara aho ubuzima butangire. Noneho icyo tugomba kwiyumvamo ni urukundo ruhagije kugira ngo isi ibe nziza, isi ibe nziza rwose. Reka tuvure isi, tuyigire ahantu heza ku bwawe ndetse nanjye n'undi muntu uwo ari we wese. Hari abantu rwose bapfa, gusa nituramuka twita ku buzima, twita ku kubaho, nyaboneka mureke tugire isi nziza ku bwawe ndetse nanjye. Noneho inzozi rwose zizaba nziza, kandi isi izongera itwizereremo, yongere irabagirane nanone. None se kubera iki abantu bakomeza guhangayikishwa n'ubuzima? Kuki isi ikomeza kubamba roho zabo? Kandi ibintu byose isi reka tuyigire nk'ijuru, twifashijwemo n'Imana dushobora kugera kure rwose. Reka umurava wacu ntuzigere upfa. Mu mutima wanjye mba numva muri nk'abavandimwe banjye. Reka tureme isi idafite ubwoba, twembi tuzarira amarira y'ibyishimo. Ibihugu bishyire hasi intwaro, ntibyongere kurwana. Yego rwose dushobora kugera aho hantu, icyo bidusaba ni ukwita ku buzima, ku kiremwa. Yego aho hantu ni hatonya, ariko mureke tuhagire heza. Reka tuvure isi, tuyigire nziza ku bwawe ndetse nanjye ndetse n'undi muntu uwo ari we wese. Hari abantu rwose bapfa, gusa nituramuka twita ku buzima, isi tuzayigira nziza ku bwawe ndetse nanjye. Reka tuvure isi, mureke tuyigire ahantu heza ku bwawe ndetse nanjye ndetse n'undi muntu uwo ari we wese. Yego hari abantu bapfa, gusa niba koko twita ku buzima, reka twite ku isi, reka tuyigire nziza ku bwanjye ndetse nawe. Reka tuvure isi, reka tuyigire ahantu heza ku bwawe ndetse nanjye n'undi muntu uwo ari we wese. Yego abantu barapfa, hari abantu bapfa, gusa nituramuka twita ku buzima, isi tuzayigira nziza ku bwawe ndetse nanjye. Hari abantu rwose bakomeza gupfa, gusa nimba koko twita ku buzima, reka tuyigire nziza isi ku bwanjye ndetse nawe. Ati hari abantu bapfa, ati gusa nimba koko twita ku buzima, twita ku kubaho, reka isi tuyigire nziza ku bwawe ndetse nanjye, ku bwawe ndetse nanjye, ku bwawe ndetse nanjye. Arakomeza ati ku bwawe ndetse nanjye, ku bwawe ndetse nanjye. Reka tuvure isi, dukize abana bacu. Ati reka tuvure isi,
dutuyeho kugira ngo dukize abana bacu. Reka tuvure isi dutuyeho kugira ngo dukize abana bacu b'ejo hazaza. Ati reka dukomeze tuvure isi turiho kugira ngo dukize abana bacu. Indirimbo yari Heal the World